ndagusuje neza nguhaye ikaze. Nita Prince Robert, umuhungu w'Imana n'abanyarwanda. ndi kumwe na Pastor Shimimana Jean Marie Vianney. Yego. Uyu munsi tuje muri breaking news cyangwa se update news. Ni update kuko inkuru yo yamaze kubreakingwa. Baradushoboye cyane, baradushoboye kuko babonaga ko tubona amakuru akiri imbere. twazanaga amakuru ariko wibuke neza ko twebwe twabitangaje mbere n'ubundi batarabitangaza cyane. tuvuge ko indembo ari zingahe? eshanu. Uyu munsi hari umuntu ushobora kuba ati ko se mwatangaje indembo ubundi mwari mwazikuye henye. Twe tuba dufite amakuru, twebwe amakuru tuba tuyafite, ayo bita ubwino. Uyu munsi rero amakuru ariho nuko ADPR yamaze gutangaza abazayobora icyo bita indembo. C'est fini, byarangiye, cyangwa se abaguverineri. uyu munsi reka mubwire bamuvuze ngo abaguverineri nuko mu Rwanda dufite indembe eshanu zingana n'intara eshanu. Ni bagavana n'ubundi bagavana. Ni ukuvuga ngo buriya abashumba b'amaparuwasi bo ntibameye. Yego, ntibameye, bagomba guhabwa n'imodoka. ntibameye. Yego, itangaje nuko turaje tubabwire neza kugira ngo bamenye indembo zari zo, bamenye n'amazina y'abashumba bagiye kuziyobora. nubwo nukuvuga ngo ni ku biro. ubwo rero ni ukuvuga ngo abantu ahangaha baze gutega amatwi neza, bakurikirane akantu ku kandi kugira ngo barusheho kuza gusobanukirwa neza. ariko mbere yo kugira ngo tugere aho ngaho, reka nsabe abantu bose badukurikira banza ukore subscribe kuri channel, kora like, commentaire, share nushaka kuyihorere rwose. n'ubundi YouTube iragisharinga ahubwo sibyo, icyo bagiye gukora ni kimwe, andikamo commentaire. ariko nkuko twagiye tubivuga Robert, kugira ngo neza abantu babyumve, bumva neza, twagiye tubibabwira bakatera amabuye. mbaza ikibazo ushaka kumbaza. uyu munsi ntago ntinda. Cyambere ni amakuru abantu basengera mu idini cyangwa se mu itorero rya ADPR. Yego, kuko umuntu avuga bitewe nuko uko abyumva. yewe nkunda kuvuga ko ari idini. Abandi bati ni association. ni idini. ubundi ni ikiri association yitwaga Église Pentecôte, Association des Églises Pentecôte du Rwanda. ariko yarahindutse, yarahindutse EPCR, Pentecôte Church. yabaye church nk'izindi. nibyo ngibyo. iyi church rero yitwa Pentecôte. Kaduhere mu majyepfo. mu majyepfo. Icyicaro cyayo kugira ngo babanze babyumve neza, cy'ururembo. ni indembo eshanu Robert, kugira ngo babyumve neza, abantu babisobanukirwe. rukumva zabaye indembe eshanu nk'uko twagiye tubivuga, kugira ngo abantu babyumve neza bashobore kubisobanukirwa. iyi ndembo zingahe? eshanu. hanyuma kaduhere mu majyepfo ururembo rwo mu majyepfo ruzaba rwitwa Huye. urumva ntabwo wajya mu majyepfo. Huye ibigomba kuza Huye. urumva Huye rero ntizabiyoboye. ni ukuvuga ngo ruzaba rwitwa ururembo rwa Huye. abantu mwese cyangwa se ruzaba rwitwa ururembo rw'amajyepfo. ahubwo icyicaro kizaba kiri i Huye. ruzaba rwitwa ururembo rw'amajyepfo, icyicaro kizaba kiri i Huye. icyicaro cy'ururembo. narebye mu bagabo bose wanabonyemo n'uwambaje twaje tubivuge. hanyuma ururembo rwa kabiri, icya mbere tujye kubabwira indembo, tugaruke tubabwire n'abayobozi b'indembo. siko biri? nta kibazo. ururembo rw'iburengerazuba, tuhere mu majyepfo. mu majyepfo twabonye ko icyicaro kiri Huye. tugeze mu burengerazuba aho bita west rero icyicaro cy'ururembo kizaba kiri iri Rubavu. urumva icyicaro cy'ururembo naho cyahoze kigomba kurushyira ku mazi, kizaba kiri Rubavu. tujye mu majyaruguru, Gicumbi, Musanze, icyicaro cy'ururembo kizaba kiri kiri hehe? kiri Gicumbi, kiri Musanze, kiri hehe? byanze bikunze ntago batubwire.
ni Muhoza. Muhoza bwavuye. Ni Muhoza. Icyicaro kizaba kiri Musanze. Musanze urusengero ruzwi cyane rwa Muhoza ariko kizaba kiri Musanze. Yako sisi Muhoza wa Mukunda. Ni Muhoza. Ni Muhoza hari. Ni Muhoza. Abantu b'iburasirazuba bashobora kuba bati twebwe ko mudusiga Nyagatare bimeze bite? Nyagatare ni Kibungo, ese ni Kayonza, ese ni hehe? Rero idini ryacu rero ryicaye n'ubuyobozi bwaryo baratekereza, abayobozi babyigaho neza, basanga raporo ari inkazi izagizanwa Rwamagana. Icyicaro bagiteretse, icyicaro bagiteretse i Rwamagana. Gusa tugeze rero mu mujyi wa Kigali kati ndani Kigali. Abakirisitu bagize gutya, bamwe batanga amafaranga bagiye gusezerana, abandi batanga amafaranga menshi agiye atandukanye. Ibintu birakomera biradogera, baravuga bati rwose ahantu hagiye kubaka katedrali hariya za Nyarugenge, dukora ibintu bikomeye cyane, ngo bazashyira katedrali. Abantu bo mu Gatenga Mana yanjye, abantu bo mu Gatenga bubatse ingoro, urukumva Remera bubaka ingoro, ariko bahakoze ishuro bahagira paruwasi. None rero icyicaro cy'umujyi wa Kigali hamwe twatangiriye amafaranga Dove Hotel. Nabyumve aho nuko bimeze rero. Ubu noneho tugiye kubabwira abayobozi b'indemo, abaguverineri bayobowe witwa twamaze kubona ururembo rw'amajyepfo, tumaze kubona ururembo rw'amajyaruguru, tubonye ururembo rw'iburengerazuba, tubona uburengerazuba n'umujyi wa Kigali. Hanyuma umuyobozi rero ururembo rw'amajyepfo mufore yitwa ndi? Yitwa Pasiteri Ndayishimiye, Revera Pasiteri Ndayishimiye Tarisisi. Mucyo nabonye ko nta mugabo n'umwe ufite izina dogiteri nawe, kubera ko umuntu nabizi dufite abadogiteri simbizi cyanyobeye mu bazigira inshuti, bari abadogiteri nta urimo ko nta mudogiteri bajemo na dogiteri Professeur Samu, ntabwo umuntu ururembo ntabwo mwabimba. Hanyuma umuntu uyoboye ururembo rw'iburengerazuba yitwa Revera Pasiteri ni Muragire Jean Marie Vianney. Bazina wawe, bazina banje, sibyo? Yego, bazina banje. Abantu bo muri Mbweno, Mwagamba Burungi, abantu b'i Musanze, ubwo ni majyaruguru. None si babwire ngo majyaruguru, umushumba wanyu gayitwa nde? Muramuzi? Yego, uyu yaramamaye, mwamumanya ku mbuga nkoranyambaga. Nimumureba, yize mu Bubiligi. Nimumureba, umushumba wanyu yize mu Bubiligi, abwiriza ahantu. Umushumba wanyu yabwirije ahantu hatandukanye, kuri YouTube. Umushumba wanyu yabwiriza kuri YouTube, kuri Komera TV, ku bintu bikomeye cyane. Yitwa Uwambajimana Emmanuel, Revera Pasiteri Uwambajimana Emmanuel. Akusobanza ari wagarutsemo wenyine kabisa. Ni wowe wenyine. Ni ukuri kw'Imana. Abitwa bakananga, abo bitwa ba Yezu mu Bisheke, abo bitwa ba Valante mu Bisheke, cye baba we, abo bitwa ba Valante aracyari amahirwe ya katikati. Iburasirazuba, Iburasirazuba, umushumba w'Iburasirazuba yitwa Bizimana Ruva Jean Baptiste. Abo bagabo bose uko ari bashya kubareba pe, tuzagenda turebe profile zabo, ndajya profile zabo turebe neza, profile zabo tuzirebe neza. Hanyuma umujyi wa Kigali agasha kabaye, umujyi wa Kigali ntabwo irabona uyiyobora, Kigali nirabona uyiyobora. Hasanze abantu bo muri Kigali bose batarize. Oya, tegereje nabi. Kubera iki? Tangazo nasomye yobowe na Pierre. Yego, yavuze ngo iki? Yavuze ati ubuyobozi bw'itorero bw'idini ryacu buracyaryigaho. Uzi impamvu? Ni amakuru ufite wowe. Ni amakuru ufite. Ndabikubwira. Ni ukuvuga ngo umushumba wa ururembo azajya ayobora n'iyo paruwasi, ayobore n'itorero. Umushumba wa buretse gato baze wumve, umushumba w'ururembo, urumva neza, azajya ayobora paruwasi, ayobore n'itorero ryo kuri paruwasi. None se
ko bavuze kuri Dove hari itorero. Dove irahari, Dove international, akabana nuza international yabaga intora muretse gato ntora senisenya Dove iyobowe nande Revera Pasteur Ndayizeye Isayi, agomba kuba representant akayobora Rurembo akayobora na itorero. Pastor wabwirwa n'iki ko hano hataba harimo ibanga rya agenda balance? Ariko agenda ubundi kuki bataye abo bantu turabirukana. Rero twari turi kuba update tuzabivugeje tubasema akantu batashizemo abagore. Birashoboka ko Kigali izajya mu mugore tuzabirebeje. Imana ibavugisha, turabakunda cyane kandi bari update, Uwiteka Imana barebe neza kandi abakingurira irembo mu izina rya Yesu Kristo. Shalom.